Inshuti bakunzi ba Digital TV na mwese mukurikiye Digital TV twangiye kubasuhuza cyane. Turashimira wowe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Mu by'ukuri bakunzi bacu rero nkuko twabemereye ko tubakorera video zijyanye n'amasomo ya computer ndetse na telefone. Uyu munsi ndagira ngo twibande ku mukunzi wacu atubajije ngo ese ni gute umuntu yabasha gukora ifoto ebyiri za passport muri Photoshop, ndetse ko naje kubona video mwakoze nkabona mwakoze video y'amafoto 8. Ni gute umuntu yakihangana agakora ifoto ya passport nk'igihe umukiriya yimusabye akamubwira uti nge nshaka ebyiri cyangwa imwe, ukabaza mukora wifashishije Photoshop. Ibyo rero nibyo turi hano kugira ngo tuze kubereka. Niba utarakora subscribe, ihangana ukore subscribe tuze kugendana warakoze subscribe. Aka kanya rero urabona ko Photoshop yacu nayifunguye, ngiye kuza kiremo ifoto nkuko bisanzwe. Uraza muri file, noneho ukore open. Numara gukora open uze kuza muri folder wabitsemo amafoto yawe. Urabona ko iyi foto nge narangije kuyikora ifite background y'umweru. Mu gihe rero nawe ukeneye kuyikora uzabanza uyitunganye ureze background, ndetse niba uri kureba ino video wifuza kumenya uburyo ushobora gukuraho igikuta cy'inyuma ku ifoto ukaba washyiraho background ushaka, nabyo uze kutwandikira muri comment ubitubwire, tuzagukorera indi video igaragaza uburyo ushobora gukura background ku ifoto yawe. Aka kanya rero kuva ifoto yacu ikoze ndazanye kirikeho, nimara kuyikirikaho nkore open ize gufungukira muri Photoshop yacu muri ubu buryo. Iyo umaze gufungura ifoto yawe yageze muri Photoshop urabona uko imeze, ntabwo iri kukugaragariza inguni zose ku buryo wayikoreraho ibyo ushaka, ariko mu by'ukuri iyo ushaka kugira ngo uyikorereho ibyo ushaka uyireba neza uraza ukayiterura hano hejuru muri ibara rigiye gusa nk'ikijuju ukuntu, noneho uze kuza uyihuze n'iki ngiki cyo hejuru. Urabona ko ahise hazamo akantu k'ubururu. Iyo hamaze kugaragarira ibara ry'ubururu rero nta kindi ukora, uraza ugahita uyirekuriramo. Numara kuyirekuriramo ize guhita igaragaza inguni zayo zose. Mu by'ukuri tuributsa wowe wakoze subscribe n'undi wese wifuza gukora subscribe ko yakihangana agakora subscribe, then tukajya tubana mu mavideo ya buri munsi. Mwarakoze subscribe, n'igihe dushyizeho video zacu zose mukajya muzibonera ku gihe kandi bitabagoye. Turagusabye rero uze gukora subscribe, then tuze kugendana bimeze neza. Uku nguku niko ifoto yacu ije kugaragara muri Photoshop yacu. Noneho iyo umaze kuyigezamo gutya nta kindi uhita ukora, nari babwiye uhita uza ahangaha muri layers ugafungura ifoto yawe uyikirikaho inshuro ebyiri, cyangwa se uraza uyikirikaho inshuro ebyiri. Numara kuyikirikaho inshuro ebyiri uhite uza muri edit, muri zituru urimo kubona hano uhitemo iyi ya cropping tool. Numara kuyikirikaho ifoto yacu ihita ifunguka muri ubu buryo. Ikindi uri bukore ahangaha muri size z'ifoto ushobora gusanga imibare atari irimo, ariko uhita uzukandikamo rimwe akanyenyeri rimwe akadomo 5, noneho inches, ongera uze ahangaha mu kazu ka kabiri wandikemo 2. Ubu ni uburebure bw'ifoto inches, n'ubundi ugaruke muri resolution uze gushyiramo 300 gutyo ubona byanditse. Noneho ikindi uri bukore urahita uza uhereze ya foto yacu size ushaka ko isohokana. Numara kuyihereza size uze gukanda kuri aka kantu kaga fresh kari hejuru akakavuga apply ugakirikeho. Numara kugakirikaho uze kugaruka muri edit. Numara kuza muri edit uhitemo stroke. Numara guhitamo stroke uze kuyigenera uburyo igomba kubingana. Nushyiraho 4 ndakekira bihagije, ariko ushobora gushyiramo 1 ugashyiramo 2 cyangwa se ugashyiramo 4 n'ubundi. Mu by'ukuri ino stroke ubusobanuro bwayo urabona iyo umaze gukora ifoto muri Photoshop cyangwa se n'ahandi hantu hari igihe ukenera ko uyihereza imirongo ihibera nka borudire kugira ngo nuyishyira ku rupapuro uze kuyikata uri kuyireba utarengeje wenda icyo uri buyikatishe ngo ujye kubangamira n'ifoto nayo uyikate. Icyo rero niko kamaro ka stroke yacu. Uraza ukirike OK, then urabona stroke yisijyaho, ariko bitewe nuko n'ubundi
ifoto yacu iteretse mu mukara ntabwo ushobora guhita ubona stroke bitewe nuko nayo twayihaye ibara ry'umukara, ahubwo uri buze kuyibona tumaze kuyishyira ku rupapuro rwa Photoshop twapanze ko turi buze kuyipuritingiraho. Ikindi iyo umaze gushyiraho stroke uhita uza muri file, wamara kuza muri file, ahangaha turimo gukora uburyo bw'ifoto ku buryo uri buze gukora ifoto wenda imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, ariko twagiye tuyikopiya imwe ukwayo ukareba procedure uburyo ihagaze. Noneho hano uraza ukirike muri file, then uze muri new, numara kuza muri new uze guhitamo uze kumanza wita uru rupapuro rwawe izina, reka turwite wenda Photoshop, then uze hano, akenshi uri buze gusangamo ino default Photoshop size muri Photoshop uraba umaze gushyira muri computer yawe, ariko uru rupapuro nako izi default Photoshop size ntabwo arizo turi buze gukoresha, ahubwo turi buze guhitamo izijyanye n'amafoto. N'ubundi uraza uhitemo foto, numara guhitamo foto urabona hano kuri size y'urupapuro bahise batubwira ngo ni landscape 4x6. Uru ni rwa rupapuro rw'amafoto rwo muri album. Niba ubona album uko iteye zimwe za moyenne tumwe dutoya, iyi foto ni kamwe gatoya k'abafotografe bakunda guhereza abantu cyane, niyo uri buze guhitamo. Iri landscape harimo n'uruhagaze rwayo, uru nguru uri kubona, ariko twebwe turi buze kwifashisha landscape iyi ngiyi itambitse. Noneho size yo ihita yizanamo bitewe nuko n'ubundi wahisemo ibijyanye n'amafoto. Photoshop yacu ihita yumva icyo yibwiye. Niba uhisemo amafoto n'ubundi irahita yumva ko ari amafoto ugiye gukora n'ibipimo iri buguhe, iraguhereza ibipimo by'impapuro zikoreshwa mu mafoto. Ahangaha rero hano nta kindi kintu uri buze guhinduraho, uraza ukore OK. Numara gukora OK ize gufunguka muri ubu buryo, uze guterura ino foto yacu n'ubundi uyishyire muri Photoshop ikwiremo nk'uko dusanzwe tubikora. Urabona ko ihise ikwiramo. Hano ikintu uri buze guhita ukora, uraza kuri background yacu uyikirikeho inshuro ebyiri, numara kuyikirikaho inshuro ebyiri nayo uyifungure kugira ngo wemererwe kugira icyo uyikoreraho. Noneho urayituza ukirike kuri ya foto twari twashyize muri Photoshop bwa mbere. Numara kuyikirikaho uze kuza uyikandeho na right click mu foto yawe, urakanda right click kuri keyboard kuri suri yawe, none uze kuyiterura unafashe right click uyizamure uyikoze hahandi kuri ya foto twise Photoshop, then uze kumanura mu foto hagati muri uru rupapuro rwacu uze kuyirekuriramo. Numara kuyirekuriramo nukira bigaragara. Urabona ko ifoto yacu hano twamaze kuyishyira muri Photoshop. Aka kanya rero ikintu ngiye kubakorera, ngiye kubereka uburyo ushobora kuba iyi foto wayikuramo ifoto ebyiri cyangwa ifoto eshatu ukoresheje uburyo bugiye butandukanye. Iyo ifoto yacu arangije kugera hano mu rupapuro twayigeneye kuyipuritingiramo, ikintu uhita ukora ni ukuza ukayikorera copy cyangwa se duplicate mu cyongereza, noneho ukayikuramo ifoto zose uri buze kuba ukeneye. Nta kundi ubikora rero, inzira ya mbere uraza ugakanda ku foto muri layers ubwo ni iriya foto dufite muri Photoshop yacu. Kurabona ninkirika hano selection yayo irahita ivaho, ninongera kuyikirikaho ize guhita igaruka. Noneho hano yagarutse, ubwo uraba wemerewe kuba wayiterura ukayivana nako ukayikuramo indi ya kabiri. Uraza ufate left click kuri suri yawe uyiterura uyijyana hasi, uze kuyiduplicatinga uyishyize kuri aka kantu kameze nk'urupapuro ruhinnye, sinzi niba uri kubibona, urupapuro ruhinnye inguni imwe, nuyihageza uze kugira ute, uze guhita uyirekura. Numara kuyirekura urahita ufata ino kasa yawe uyerekeze kuri ya foto n'ubundi ufite muri Photoshop, uzuyikirikemo hagati, ntandi hantu ukoze ni hagati mu ifoto. Noneho ukomeze ufate left click yawe uterure ifoto ujya ku bumoso ku buryo bwawe uyitereke mu rupapuro uko ubishaka. Ubwo iyi ni inzira ya mbere yo kuba wakora copy y'ifoto ufite muri Photoshop yawe. Noneho ahangaha unabishaka n'ubundi uri buze kongera ufate layer 1 copy uze kuyizana wongere uyikoze kuri ka kantu kameze nk'urupapuro ruhinnye. Numara kuyikozaho urekure, urabona ko ifoto muri layers zibaye 3 kandi hano turacyafite ebyiri. Ubwo uri buze kongera ukande mu foto yawe hagati, left click ukomeze uyifate wongere udraginge ku ruhande rw'iburyo, ifoto yawe
uyikuremo kopi eshatu. Ndakeka nibura ahangaha ubonye uburyo ushobora kuba wakora ifoto yawe ukayikoramo ifoto imwe, ebyiri, eshatu bitewe n'uburyo ubishaka. Iyi ni inzira ya mbere. Turi buze kukwereka inzira ya kabiri rero. Ubu inzira ya kabiri biri budusabe ko tuza guselekisiona izi foto ebyiri twakoreye kopi za nyuma, noneho tuze gukora delete kuri keyboard. Nitumara gukora delete hasigaremo ya foto yacu imwe. Iyi foto yacu imwe rero turongera tuze kuyikorera uburyo bwa kabiri bwo kuyikopiya, nta bundi uretse kuza muri layers ugafata ino foto ya mbere, n'ubundi urongera ukirikeho, numara kuyikirikaho ukande right click kuri suri yawe, uze kuri duplicate layer. Urabona ko bakwereka ko twari dufite layer 1, irahita iba layer 1 copy, uyikirikeho n'ubundi. Noneho uze kuza ukirike muri ya foto hagati nk'uko wari usanzwe ubikora, n'ubundi uyiterure uyegeze ku ruhande ivemo ebyiri. Noneho nukenera ya gatatu uri bugaruke kuri ya foto layer 1 copy, uyikirikeho na right click, duplicate layer, ugaruke muri ya foto yawe, wongere uyiterure n'ubundi uyijyana ku ruhande rw'iburyo, nayo ize kuvamo ifoto ya gatatu. Ndakeka niba witegereza neza n'ubundi buryo bushobora kugufasha gukorera kopi ifoto yawe ufite muri Photoshop, cyangwa se wa undi watubajije ngo mbese ni gute umuntu yakora print yakora amafoto abiri muri Photoshop. N'ubundi uretse guhita ukopi ifoto ya gatatu, izi ngizi zisigayemo n'ubundi wazikorera print bikemera. Kabone n'ubwo waba ufitemo ifoto imwe, nayo n'ubundi nayo wayikorera print bikemera. Ubwo rero ikintu ngusaba ni ugukurikirana ino channel yacu ya Digital TV, tukajya tuguhereza amasomo agiye atandukanye, noneho bikajya bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse no mu kazi uburimo. Iyi nzira tugiye kwereka rero ni inzira ya gatatu, nayo ushobora kwifashisha kugira ngo ukore kopi y'ifoto ufite ku rupapuro rwawe muri Photoshop. N'ubundi uri buze gukirika ku foto ufite muri Photoshop, noneho ufate kuri Control na Alt kuri keyboard yawe, uze gufata left click kuri suri yawe. Noneho niba ubyitegereza neza urabona kasa twari dufite muri Photoshop kari kamwe. Nukanda kuri Control na Alt tuze kuba tubiri. Izi ngizi zisobanura kopi. Bigerageze kuri keyboard yawe urakanda kuri Control na Alt, kasa wari ufite ari imwe zihite zibe ebyiri zigerekeranye. Noneho uze kuza kuri ya foto ufite muri Photoshop, uyikandeho wenda nko mu gahanga wenda hagati mu foto, noneho ukomeze ufate left click yawe na keyboard yawe urabugifashe kuri Control ndetse na Alt, udraginge ujya ku ruhande rw'iburyo, n'ubundi urabona ko yo ihise ikora kopi ako kanya. Nukenera ifoto ya gatatu, n'ubundi urakanda kuri Control na Alt, ukomeze ubifate, uze kuri left click kuri suri yawe, n'ubundi nayo uyikanda uyikomeze uyifate, uterure ifoto yawe utabirekuye, nuyigeza aho ushaka kuyishyira urekure left click, then Control na copy byawe nabyo uze guhita ubirekura, ifoto ziraba zabaye eshatu. Kugira ngo rero uze guprinting izi foto, n'ubundi narabiberetse muri video zabanje, urakanda kuri Control kuri keyboard yawe, ukande no kuri P ku nyuguti ya P, bihita bibyara print. Urabona ko bahita bakuzanira urupapuro printer yawe ishobora kubiri buze gukoresha uri guprintinga. Noneho urabona ko hano ifoto zacu zise zicikamo ibice. Hano bisobanura ko urupapuro ruri gukorera rurahagaze, kandi muri Photoshop twazishyize ku rupapuro rutambitse. Nta kindi kintu uri buze gukora rero, uraza urebe utu tuntu tubiri tumeze nk'uturimo abagabo bahagaze, ukande ku kari landscape gatambitse. Numara kugakandaho utegereze, urabona ko rwa rupapuro turi buprintingireho narwo ruhise ruba landscape. Ikindi urahita ukurikizaho, urahita uza hano muri print setting. Numara kuza muri print setting uze guhitamo type y'urupapuro uri buze gukoresha. Tuvuge ubusanzwe twari dufite 4x6, ariko mu by'ukuri urabona ko ibipimo byayo babihinduye ahangaha bihita biza muri santimetero, ariko n'ubundi inches zayo ziza kungana na 4x6 inch. Ubwo rero nta kindi kintu uri bukore,
iyo urupapuro rujemo gutya bitewe n'uko ari rwo wari wanakuriyeho amafoto yawe, nta kintu uri buze guhindura, ahubwo ikintu uri busuzume ni muri printer yawe urebe niba urupapuro ushyizemo ruhwanye n'ibi bipimo twagize ute twafashe. Ikindi uraza kuri paper type, urabizi neza ko turi guprintinga impapuro zitarimo amafoto, turaza tugakoresha plain paper, ariko ahangaha turi buze gukoresha Epson Matte cyangwa se Epson Premium Gloss bitewe na printer yawe. Noneho quality yayo ize kuba high. Nukirika kuri color ziraza zifite amabara wazikoranye, nukirika kuri glass color ziraza ari noir blanc, bimwe dusanzwe tumenyereye ku mafoto atandukanye. Noneho nuza kuri copy, tuvuge wenda ufitemo impapuro 3 ariko ushaka ko impapuro 3 zose zizahayo mafoto, no kuvuga ngo uri buze kuza ushyiremo 3. Ariko niba uzi ko ufitemo urupapuro rumwe cyangwa ukeneye gusora urupapuro rumwe rukazaho za foto warangije gukora, uraza urekemo rimwe n'ubundi print yawe ize kuzaho ya mafoto 3 gusa, noneho ukore OK. Numara gukora OK, urabona ko hano ifoto zacu zakwiriye ku rupapuro, ariko uko bigaragara utu tuntu uri kubona hano tw'uturongo tugiye tumanutse nutugaragaza inguni z'urupapuro aho zirangirira. Kugira ngo utibeshya wenda cyangwa printer yawe yaza kurufata nabi ikaba yakica izi borudire z'ifoto cyangwa ikabangamira ifoto, uraza umanura aka kantu, numara kukamanura uze kuri scale to fit media, noneho ifoto zawe zihite zijya mu rupapuro hagati zitarure ya nguni y'urupapuro wari ufite muri printer yawe. Iyo umaze gukora ibi ngibi uba wemerewe guhita ukora print, ariko ntabwo turi buze gukora print kuko printer yanjye itari connected, ahubwo nge ndaza nkore done. Ubwo wewe uri kureba ino video ubifate nkaho narangije guprintinga kuko nta kindi kiraba gisigaye uretse gukora print gusa, imashini yawe igahita ikora print. Noneho urabona ukuntu izi foto hano zigaragara. Kugira ngo zitaza kubangamirwa, uraza n'ubundi ugakora selection ya za layers wakoze, noneho ugahita ukanda kuri control E kuri keyboard yawe. Uraza uzikorere selection, numara kuzikorera selection uze kuri control E kuri keyboard yawe. Ubu buryo iyo ubukoze uhita ukora ifoto imwe akaba ari igaragara muri Photoshop, ku buryo ushobora no kuyisevinga nk'ifoto, cyangwa se ukaza ukaziselectinga bisanzwe. Wamara kuziselectinga ukaza ugakora right click ugakora icyitwa flatten image kugira ngo usigaranemo layer imwe. Urabona ko ari uko bise bigenda. Ubu hano turamutse dufashe nk'iyi foto imwe ntago byakunda kuko layer twarangije kuyigira imwe. Ikintu uhita ukora rero ni uguhita uza ugakora file save as, ukayisevinga nko kuri desktop uko ushobora kuba ukeneye no kuyishyira kuri flash cyangwa he, then izina riragaruka ari Photoshop n'ubundi y'urupapuro twahaye, izina twahaye rwa rupapuro rwacu twashyize muri Photoshop bwa kabiri. Noneho ukore save, then ugaruke muri file yawe. Numara gukora file ukore open, numara gukora open wongere uzihitemo ya foto maze gusevinga, numara kuyihitamo ukore open, n'ubundi uyishyire muri Photoshop ubone ukore print yawe. Numara gukora print hano bitewe nuko handi twakoze done, urabona ko bya bipimo twayihaye byagarutsemo, urahita uza ukore print bisanzwe. Numara gukora print ifoto yawe irahita nako printer yawe irahita yakira command uyihaye, ubundi ihita printing ifoto zawe, then uzikoresha icyo ushaka kuzikoresha. Murakoze cyane. Tuze gusubira muri video ikurikira. Rero twasubizaga umwe muri mwe watubajije ngo tumwereke uburyo bashobora gukora amafoto 2 cyangwa 3 imwe. Arinde kuri video twari twabanje gukora irimo uburyo ushobora gukora amafoto 8 cyane, ariko uyu mwanya nkeka ko niba ari no video ijwe mu buryo bwumvi. Turabasaba rero mwe mwarebye video mutarakoze subscribe, uyangana kuri subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zigenda zikurikira. Murakoze cyane. Tuze gusubira.